Umunsi ni umunsi w'ibyishimo kandi ni umunsi w'umunezero Kiliziya Gatolika yizihijeho gutanga isakaramentu yo gukomezwa. Ariyo mpamvu iyi videwo igaragaza uru rugo, uyu muryango havutsemo abana bahawe isakaramentu ryo gukomezwa, babashije kwishimira hamwe na bagenzi babo. Bishimiye isakaramentu ryo gukomezwa nk'uko abakristu basanzwe bishimira umunsi uba ugezweho cyane cyane nka batisimu, cyangwa se mo kimwe guhabwa ukarisitiya cyangwa se gukomezwa, nk'uko mubona ibi byishimo by'uyu munsi wa none. Ni umuryango wa Uwimana Innocent wabashije guhereza abana ikaze, ndetse n'abandi bana bagenzi babo kimwe n'ababyeyi nk'uko mubibona, babasha kwishimira uyu munsi babyina kandi baririmba bahimbaza Imana. Tanyirije hamwe muri ibyo byishimo, tunezerewe kandi dushimishwa n'uburyo uyu munsi tubashije kuwuzirikana. Nawe ubwawe ndagusaba, wowe ubona ibi birori by'aba bana cyangwa se uyu muryango urimo wishima, nawe ubwawe ndagushishikariza kugira ngo ufate iya mbere, wowe utari wabatizwa, maze uhitemo kimwe, uvuge ngo ngiye kugarukira Uwiteka, nanjye ubwanjye ndi kwishimira hamwe na bagenzi banjye. Ni ikaze kandi ni karibu, ni umwanya mwiza wo kubasha kuba wahitamo icyo ugomba kuba wakora kugira ngo nawe wiyegurire Yesu Kristo akubereye nk'umwami n'umukiza. Yaba abatoya yaba abakuru, ni ikaze ni karibu. Ni umunsi ugomba kuba watekereza kuri bagenzi bawe, bati aba bagenzi banjye babashije kwishimira ibi birori bitewe n'uko bahawe isakaramentu ryo gukomezwa, nanjye ngomba gukomezwa mu mbaraga z'umwuka wera kimwe nk'aba bagenzi bawe, bikabasha kugutera ishyari ryo guhitamo neza, ugahitamo neza kuko ari cyo Imana igushakaho. Nta handi bituruka, ahanini bituruka mu kwamamaza ubutumwa bwiza, umuntu agafashwa n'ijambo ry'Imana, bityo akabasha kwihana, nyuma yo kwihana akaza kubatizwa. Iyo amaze kubatizwa yegera abakristu bagenzi we, agahabwa isakaramentu y'ukarisitiya cyangwa se igaburo ryera, bityo akaba abaye urugingo mu zindi ngingo mu bayobokamana. Ibya mbere rero ubashe kunyoterwa n'ijambo ry'Imana, bityo uhitemo kugira ngo nawe ugere mu mugabane w'abagomba kwiyegurira Kristu, bakabasha kuba abana b'Imana, bityo bakagendera mu rukundo rw'Imana, kugira ngo Yesu nazaza azabashe kuzabajyana mu ijuru. Ndakwifuriza kugira ngo ubashe kuba wahitamo neza. Wihitamo neza rero ni uguhitamo inzira y'ukuri, inzira igana mu ijuru, nta handi bishyera, ni uguca bugufi ukabasha kwihana ibyaha, ukagandukira Kristu, nta kuvangitiranya ibintu n'ibindi, ahubwo ukabasha guhitamo inzira y'ukuri y'aba bagenzi banyu mubasha kubona. Ishimira uyu munsi wa none. Abari mu madini ataramwe, amatorero ataramwe, ntabashishikariza kugira ngo namwe mubashe kuba mwafata intego nziza kandi intego y'ukuri, kandi ni iby'igiciro ku bana b'Imana bagomba guterana hamwe bishima.
Shishikariza inshuti n'abavandimwe mwebwe mutari mwafata umwanzuro ngo muze gufata iya mbere, bityo mbashishikarize kugira ngo muhitemo neza, mubashe namwe kuba mwabyarwa ubwa kabiri nka bagenzi banyu, uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ikibyarwa n'umwuka ni umwuka, n'ikibyarwa n'amazi ni amazi. Muhitemo neza kugira ngo mubashe kugandukira Kristo, ngo nimwegera Imana nayo izabegera, kandi ngo nimurwanya Satani azabahunga. Bityo tuzabikorera kubwo kurwanya icyaha, tukimakaza ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Murakoze, mwari kumwe n'uzabakiriho Yonasi.